Imana ishimwe. Urugero Rwiza TV tunejejwe no gukomeza kubagezaho ibiganiro. Imana yarakoze kuko yashyizeho iyi channel yitwa Urugero Rwiza TV. Kandi Imana yarakoze kuko habayeho imbuga nkoranyambaga. Muri izo mbuga nkoranyambaga harimo na YouTube. Uriya muntu wahimbye YouTube yarakoze. Nubwo abantu bafata ayo mahirwe bakajya kuyapfusha ubusa, njyewe ntabwo ndi muri icyo cyiciro. Ndashaka gufata ayo mahirwe ya YouTube igera ahantu hose ku isi kugira ngo mbafashe, kugira ngo tutagwa mu mutego. Uyu mwanya tugiye gusobanura kurota Satani, ariko urota ubona amafaranga cyangwa urota ushaka amafaranga. Kurota Satani ariko ukarota ubona ushaka amafaranga cyangwa se ubona amafaranga. Iyo usomye mu rwandiko rwa Timoteyo rwa mbere ibice 6:9 kugeza ku 10 hari amagambo ateye ubwoba, hari amagambo akomeye. Kena yarebye niba bakure y'umuntu, niba ahishe, niba aho yanditse abantu benshi batahamenya batahabona, ntabwo nzi ko bimeze, cyangwa se niba bayabona bakayirengagiza, cyangwa se niba batayirengagiza ahubwo bakananirwa kumenya icyo bisobanuye. Ariko ni amagambo ateye ubwoba. Uko avuga aravuga ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya, mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Iryo jambo ryanditse muri Bibiliya rimaze imyaka twavutse dusangaho. Basogokuru ba data, basogokuru na basogokuruza nabo dukomokaho bavutse barisangaho. Riraboneka, rirumvikana. Ariko nanjye nkubwire ngo gukunda impiya ni umuzi w'ibibi byose. Uhereye kera Satani yahoze ashaka uburyo yakwegera umuntu. Satani yahoze ashaka uburyo yakwigarurira umuntu Imana yaremye. Ashakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo yigarurire umuntu. Ariko Satani aza guhabwa amakuru na dayimoni witwa Mamoni yuko umuntu akunda amafaranga kuruta ibintu byose byabayeho. Kandi koko niba hari umudayimoni ngushimwa, niba hari umudayimoni uri mu kazi, niba hari umudayimoni ukunzwe, niba hari umudayimoni ufite amanota menshi kwa Satani, ni dayimoni witwa Mamoni. Yesu yari yasize abivuze muri Matayo 6:24-25 aravuga ngo nta muntu ukeza abami babiri, ngo kuko umuntu ashobora gukunda umwe wundi akamwanga. Ngo ntabwo wakunda Imana ngo ukunde n'ubutunzi ngo bishoboke. Ntabwo bishoboka. Nagira ngo mbabwire abatunzi, abafite amafaranga, ntimuze kumbwira ngo nuko ntayo mfite. Nanjye ntabwo nanjye iyo mfite ayo kurya, nyuma numva nyafite. Urumva? Ntuze kumbwira rero ngo ntayo mfite rwose, kuko ayo antunze Imana yarayama. Ariko nanjye mbwira abatunzi gukunda impiya, gukunda ubutunzi. Hari n'ibintu bibiri, harimo gushaka amafaranga ariko harimo no kuyakunda. Ni ibintu bibiri tugomba gutandukanya. Hari urutonde rw'ibintu 10 nza kubabwira, ndabibasomera. Ntabwo ni ingaruka zo gukunda impiya. Ingaruka zo gukunda impiya ndabibasomera kubera kugira ngo tuganye igihe, kugira ngo tubabwire ibintu byose Imana yashyize ku mutima. Ubundi umuntu
yugarijwe n'inyamaswa esheshatu, kandi izo nyamaswa abakozi b'Imana banditse Bibiliya barazibonye, babona izo nyamaswa zishaka kwataka umuntu. Ahubwo ikintu gitangaje, ahubwo ikintu kibabaje ni uko izo nyamaswa zishaka guconshomera umuntu, ariko umuntu akaba atabyitayeho, akaba atanabizi. Uririmba araririmba, uvuga ubutumwa arabuvuga. Ibyo ngibyo ntabwo byakubuza ko inyamaswa igufata. Ukora akazi akariko kose aragakora, ariko turugarijwe inshuti yanjye. Nagira ngo mbabwire ngo turugarijwe. Inyamaswa ya mbere ivugwa mu Kuva ibice 5 uhereye ku murongo wa mbere, ugasoma icyo gice cyose. Iyo nyamaswa ni inyamaswa iba mu ishusho, ni ishusho iba mu ishusho y'abafarawo, umwami Farawo. Bibiliya itubwira iki? Bibiliya iratubwira ngo, Bibiliya uko ivuga, Bibiliya iratubwira ngo igihe Mose na Aroni bajyaga kubwira Farawo ngo arekure ubwoko bwa Isirayeli, ariko Imana ndayikunda. Imana ntizongera na rimwe guca kuri Satani n'abakozi be ngo ababwire umunsi azajya kujyana itorero. Imana yabonye ukuntu byayihaye akazi kenshi igihe bamenyeshaga Farawo yuko ubwoko bwa Isirayeli bugiye gutaha. Nagira ngo nkubwire ibyabaye ubwo bamenyeshaga Farawo ko ubwoko bw'Imana bugiye gutaha. Ni uko Farawo yahise yongera uburetwa. Yahise yongera uburetwa ngo arabwongera, abwira Abisirayeli ngo kandi ngo amatafari mwabumbaga ngo mubare muzawugezeho, ntibazajye babaha ibyatsi, ntibazajye babaha amazi, mbese mubyishakire. Hanyuma kandi mbese yongera uburetwa bwarongerewe. Isi yongereye uburetwa ku bantu bazajya mu ijuru, yarongereye abatuye isi, bikoreye isi, kandi bayikorejwe n'abakorera mu mbaraga za Farawo. Barikorera ubushobozi, barikorera ibintu badashoboye. Urahura n'umuntu ugasanga umuntu afite ibibazo. Ese ubu ngubu iyo mwumva abantu biyabura ku musubirizo hirya no hino mu isi, mu bihugu hirya no hino, n'ukubera n'ubwo ngo arikorera, byamara kumuburira, byamara kumuyobera agahitamo kwiyahura. Ahantu bakavuga ngo yari afite amafaranga. Yari afite ayo mafaranga se? Ayo mafaranga yari afite waruza yacunze ate? Waruza yabanyemo na gute n'abantu? Waruza yabanyemo gute na leta? Waruza yabanye kwirirwa mwirusha? Waruzi ayabanyemo gute nabo mu rugo rwe? Mbese muri makeya abantu bararemerewe, isi yariyongereye, yabaye nk'umucanga bongeyemo amazi. Abantu barikoreye ibiro bibarushije imbaraga. Inyamaswa ya kabiri uzabisoma muri Daniyeli, inyamaswa ya kabiri, iya gatatu, iya kane ndetse n'iya gatanu. Uzabisoma muri Daniyeli ibice 7, uhere ku murongo wa mbere ukomeze icyo gice cyose. Ntuzagira ubute nshuti yanjye. Najya nkubwira iki kiganiro uzagikurikire, wicare ufite umwanya kugira ngo nawe, kuko urumva, ariko ntabwo urabona imbeba yafashwe mu mutego ifite icyo yaryaga icyo ifite mu kanwa. Ibi bintu byose abantu bari kwiruka nkabo, nta na kimwe kizatubuza kugwa mu mutego, kereka nuba amaso ukarengera ubugingo bwawe. Nta na kimwe. Reka. Nta na kimwe. Nta mafaranga se turimo turayashaka, ariko nk'uko wabonye imbeba ifatwa mu mutego ifite urunyobwa, ifatwa mu mutego ifite umugati wayitegesheje, niko n'abantu bagiye kugwa mu mutego bikoreye ibyo bavuye guhaha. Niko bimeze, niko kuri. Nagira ngo se mbabwize iki? Niko kuri. Inyamaswa ya kabiri ni ubwami bwa Babuloni, bufite ikirango cyangwa se bufite ishusho y'intare. Iyo ntare ifite amababa ariko ikabasha kuvuga ijwi nk'iry'umuntu. Ubwami bwa gatatu ni ubwami bw'Abamede n'Abaperesi, bufite ishusho y'idubu, ngo iyo dubu ivuga ibintu bikomeye. Ubwami bwa kane ni ubwami bw'Abagereki, bugizwe ngo n'ingwe. Iyo ngwe ifite ubushobozi bwo kugira imbavu enye,
ngo kandi ikagira n'amababa. Nshuti yanjye, hanyuma ubwami bwa gatanu ni ubwami bw'abaroma, guhera kuri Jules César, bwabayeho guhera muri 27 ubwami bw'abaroma, buraza bugeza none kuri izi tariki z'uyu munsi. Muri uyu mwaka uyu wa 2025 ubwami bw'abaroma buracyakomeje, guhera kuri Jules César, umwami amperere w'abaroma, kuzana kugeza kuri uyu nguyu uyoboye Union Européenne. Ni succession bihera aho ngo bikaza bikagira hano. Ubwo bwami bw'abaroma ngo uzasomaho muri Daniel burangwa n'igishushanyo cy'inyamaswa itagira ibara, itagira ukwisa, ariko ifite imbaraga, ikagira amajanja, ikagira n'amahembe 10, kandi muri ya mahembe 10 ngo hakagenda hamera kandi gahembe. Ako gahembe kagiye kamera kuri bwa bwami, kuri ya mahembe yandi, ni ubwami bwa Ottoman bwagiye bushamikira ku bwami bw'abaroma, ni ubwami bwa Amerika bwagiye bushamikira kuri ubwo bwami bw'abaroma. Uzarebe kandi kugira ngo ampire cyangwa se impatsi ibihugu ibeho, nta mpatsi ibihugu ishobora kubaho itigaruriye uburasirazuba bwo hagati ngo ibe yigaruriye Isirayeli. Ntishobora kubaho. Uhereye kuri Egiputa yabaye mpatsi ibihugu kubera ko yigaruriye Abisirayeli, uhereye kuri Babuloni yabaye mpatsi ibihugu kubera ko imaze kwigarurira Abisirayeli, uhereye ku Bamede n'Abaperesi babaye mpatsi ibihugu kubera ko bigaruriye Abamede Abisirayeli, uhereye ku Bagereki ukaza ukageza ku Baroma. Nta gihugu na kimwe gishobora kuba mpatsi ibihugu kitigaruriye ubutaka butagatifu, kitigaruriye Isirayeli. Nta na kimwe. Nshuti yanjye, sinzi impamvu mutari kureba. Hanyuma inyamaswa ya gatandatu, inyamaswa ya gatandatu Bibiliya irayivuga mu byahishuriwe Yohana 13 n'umurongo wa 13 kugenda kugeza kuri 18. Iyo nyamaswa iteye ubwoba, iyo nyamaswa iteye ubwoba. Ndi gusobanura marayika w'umucyo, nabashe kuyivugaho gatoya, ariko reka iyo nyamaswa mbashe kuyivugaho cyane. Ni inyamaswa iteye ubwoba, inyamaswa iteye ubwoba. Ifite iyo nyamaswa ifite ubushobozi bwo kwirehereza aho abari mu isi bose bakayiramya. Iyo nyamaswa uzabisoma mu byahishuriwe Yohana ibice 13 n'umurongo wa 3. Haravuga ngo abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Niba hari ikintu kikurikiwe cyane n'abagabo n'abagore n'abana bato n'abakuru, ni ikintu cyitwa ifaranga. Ni inyamaswa. Icya kabiri ngo ni inyamaswa itangarirwa n'abantu. Abayikurikiye bose barayitangarira, ngo bakavuga ngo ngiriya nyamaswa ngo ninde utayemera, ninde utayikunda, ninde utayikorera, ngo kubera ko ikora ibintu muri bitangaza. Ariko muzarebe mu isi ikintu ifaranga ridakoze. Ifaranga, ariko amafaranga yari meza nuko Satani yayamenye. Nuko Satani yayamenye akayikinga. Ariko amafaranga yari meza, amafaranga akora ibintu. Amafaranga ufata ifaranga ukajya mu ndege ikagugurutsa nyuma y'amasaha ngaho ukabugeza i Burayi, nyuma y'iminsi ngaho ukabugeza muri Amerika. Amafaranga yubaka inzu, umuntu akubaka inzu y'igitangaza. Amafaranga ni ikintu gikomeye cyane. Ariko ngo abantu bose rero ngo bagatangarira iyo nyamaswa. Icya gatatu mu cyumba mu cyitaho cyane, iyo nyamaswa ngo ifite akanwa ko gutuka Imana. Nukuri uzareba abantu bamaze kubona amafaranga bayashyizeho umutima, Imana bayambuye agaciro kayo. Uretse ko Imana idata agaciro, ariko bigo bayituka. Urumva bakavuga ngo umuntu udafite amafaranga ugasanga ngo nta Mana agira.
ndetse akagusuzugura akabona ko uri umuntu uzareba iyo bamaze kubona amafaranga bahindura ikirere, bahindura imibereho, bahindura aho batura, bahindura abo babana nabo. Icya kane mukurikire kiri mu byahishuriwe Yohana 13 n'umurongo wa 7. Mubyumve shuti yanjye wo muri iki uhasome, aho hantu hasome. Uranyumvise aho hantu hasome mu byahishuriwe Yohana ibice 13 n'umurongo wa 7. Handitse ngo iyo nyamaswa ihabwa kurwanya bera no kubanesha. Uranyumvise? Ihabwa kurwanya bera no kubanesha. Ifaranga ninde ritagize ninde uzarokoka ububata bwaryo. Icya gatanu, iyo nyamaswa yitwa ifaranga, Bibiliya iratubwira kuri uwo murongo wa 7 ngo ihabwa ubushobozi, ihabwa ubutware bwo gutwara imiryango. Uzi ifaranga mu rugo, uzi ko umugore aribona akaba ari we utegeka, uzi ko umugabo aribona ntihagire umuntu wundi ufuga, haravuga umunyamafaranga. Inyamaswa yitwa ifaranga. Iyo nyamaswa kandi, iyo nyamaswa ifite ikindi kintu gikomeye kiranga. Iyo nyamaswa ngo ifite ubushobozi bwo kubuza umuntu wese kugura cyangwa gutunda cyangwa kugurisha adafite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Zabisoma mu byahishuriwe Yohana 13 n'umurongo wa 16 kugeza kuri 17. Iyo nyamaswa murumva yorose ngo ntawe uzagura, ntawe uzagurisha, ntawe uzemporuta, ntawe uzexporta adafite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Hanyuma amahirwe, nubwo nyivuze nkavuga ubushobozi bwayo, nkavuga imbaraga zayo, nkavuga igitinyiro cyayo, nkavuga uko yamaze abantu, nkavuga uburyo irwanya bera n'uburyo yabanesheje. Hari la voie de sortie, hari uburyo bwo kuyihunga, hari uburyo bwo kuyihunga. Icyambere nuko hano uburyo bwo kuyihunga haravuga ngo umuntu wese udafite izina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, umuntu wese udafite izina rye ngo ribe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, ngo iyo nyamaswa azayipfukamira. Muranyumvise shuti? Uzabisome mu byahishuriwe Yohana 20:15. Umuntu wese udafite izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo, nashaka abakomeye, nashaka abayoroheje, nashaka abatuye Kigali, nashaka abatuye Washington, nashaka abatuye Paris, nashaka abatuye Budapest, nashaka abatuye Diliban, nashaka aho yabatuye hose, nashaka abafite amafaranga menshi, nashaka abafite make, izina rye rikaba ritanditse mu gitabo cy'ubugingo, iyo nyamaswa izamufata nkuko ugakoco umutego ufata imbeba ifite ikiribwa mu kanwa. Bavuze rero ngo iyo nyamaswa ngo ni ifite ishusho y'umuntu, ngo kandi ngo ifite n'umubare w'umuntu, ngo kandi ngo ariko mwabonye amafaranga yose uburyo bazo bakayishyiraho amashusho y'abantu, ariko bitangaza bayagiraho amashusho y'abantu. Ngo iyo nyamaswa ifite ishusho y'umuntu kandi ikagira n'umubare w'umuntu, ngo kandi ngo uwo mubare ngo ni 666. Ngo aha niho ubwenge buri nshuti yanjye. Mbega inyamaswa. Noneho iyo nyamaswa ngo ifite ubushobozi. Reka mbabwire ubushobozi iyo nyamaswa ifite. Iyo nyamaswa ubushobozi ifite mbubabwire nihute mbusome. Ubushobozi bwa mbere, iyo nyamaswa ifite ikimenyetso 666. Wanibwira ngo ese ngo giye icyo kimenyetso cyangiyeho? Baravuga ngo kiba mu kuboko kw'iburyo no mu ruhanga. Niho icyo kimenyetso kiba. Wavuga utese icyo kimenyetso nanjye ndagifite? Reka nkubwire ibintu biranga umuntu ufite icyo kimenyetso.
hanyuma nawe uze kuvuga ngo natangiye kugishyirwaho. Uhite hari andi mahirwe yo kwiyandikuza kuri iyo nyamaswa ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Haracyari amahirwe inshuti yanjye. Ikimenyetso cya mbere, doctrine yo gukunda ikibi, ukakigambirira ukagikunda. Gukunda ikibi ukanga icyiza, umenya ngo watangiye gufatwa. Doctrine ya kabiri, doctrine y'ubwibone. Ubwibone, kubera ko umuntu yaremwe ku wa gatandatu. Ibintu byose Imana yaremye yabiremye guhera ku wa mbere igeza ku wa gatanu. Ku wa gatanu yaremye ibisimba. Imana yaremye ibisimba, ibifite ubugingo byose biremye ku wa gatanu. Ariko ku wa gatandatu Imana irema umuntu. Umvise yuko uriya mubare ni 666. Uriya mubare ni imperfection. Ni imperfection. Kubera ko umuntu rero yafashwe n'ubwibone. Yafashwe n'ubwibone. Ahita yumva kuba aremye gutyo, araho gutyo, afite ameze kuriya, yumva birahagije. Ariko Imana imaze kumurema ku wa karindwi hari hagenewe umunsi wo kuruhuka. Imana ishimwe, hari hagenewe umunsi wo kuruhuka. Ariko umuntu yanga kujya mu buruhukiro bw'Imana, yanga gufata agakiza, kandi agakiza kari muri karindwi. Ahubwo akomeza gatandatu imperfection kugeza ryari? Kugeza niyo yaba ari za gatandatu nyinshi zose ni imperfection, kuko ntabwo zigeze kuri karindwi. Ni umubare w'umuntu rero. Umunsi yaremweho wa gatandatu, afata gatandatu yongeraho gatandatu, bishusha wabigereranya n'umuntu wakwinjira ahantu muri restaurant akagera ahantu hari ibyo kurya bibanza, ariko bakamubwira bati hano imbere niho ibyo kurya biri, ibingibi ni aperitif. Akaguma muri aperitif, akaguma muri ubwo bunyobwa, akaguma muri tuntu tworoheje, kandi ibyo kurya biri mu kindi cyumba. Rero kubera ubwibone akanga ngo ndarya ibingibi, ubwo ni ubwibone, nagasuzuguro. Doctrine ya gatatu ni doctrine yo gukora ikibi. Doctrine yo gukora ikibi, ndetse waba ushatse no gukora icyiza, ikibi kikaza kikagutanga imbere. Uzabisoma mu Baroma 7:14 kugeza kuri 15. Shaka gukora icyiza, ikibi kikamutanga imbere. Ariko mubona biterwa n'iki? Mubona ibyo bintu bishoboka gute? Ko umuntu nta hantu hamwe nabona bigisha abantu ngo bakora ikibi, ariko umuntu yajya kugambirira gukora icyiza, ikibi kikaza kikamutanga imbere. Urumva ikibazo ni ukubera iki? Turi muri doctrine ya imperfection ya 666. Icya kane, doctrine ya kane ni doctrine yo kwirevoluta ku mwuka wera. Kwirevoluta, kwanga kuyoborwa n'umwuka wera, noneho umwuka wera agahindukira akajya kurwanya. Uzabisoma muri Yesaya 63:10. Hanyuma doctrine ya gatanu ni ukwanga kujya mu buruhukiro. Nari maze kubivuga. Doctrine ya karindwi, ya gatandatu ni ukwanga nyine kujya mu buruhukiro. Doctrine ya karindwi ni ugutuka umwuka wera. Rero niyo ya nyuma. Gutuka umwuka wera uzabisoma muri Matayo 12 wera ku 32. Gutuka umwuka wera uzabisoma muri Mariko 3:20-30. Ni ukuvuga ngo nyuma ya dispensation y'umwuka wera nta yindi dispensation ihari. Iyo rero usuzuguye umwuka wera, ni ukuvuga ngo Yesu baramusuzuguye, ariko nyuma aragenda yohereza umwuka wera. Nyuma y'umwuka wera nta wundi uhari. Ni ukuvuga ngo dispensation y'umwuka wera izarangira itorero rigenda. Niyo mpamvu rero umuntu ukomeza kuresista ibyo umwuka mubwira akabyanga, akabisuzugura kubera impamvu imwe cyangwa indi, amaherezo nuko azasoza nabi, itorero rikagenda, agasigara aririmba urwo abonye. Hanyuma rero ngiye kubabwira bya bintu 10 duterwa abantu batewe no gukunda amafaranga. Kandi nagira ngo mbabwire, gukunda amafaranga bitandukanye no gushaka amafaranga.
gukunda amafaranga bitandukanye no gushaka amafaranga. Amafaranga urayashaka kugira ngo agufashe, amafaranga urayashaka kugira ngo agutunge, amafaranga urayashaka kugira ngo akemure ibibazo. Bariya abantu batemererwa gutunda cyangwa kugura cyangwa kugurisha, inshuti yanjye, ngo kereka umuntu ufite ikimenyetso kiriya nyamaswa, ubisobanukirwe neza, wumvisemo ko ntabwo harimo abantu bagomba kubona gushaka abantu bashaka ibyo kurya, bashaka amafaranga yo kurya, ntabwo bashyirwaho ikimenyetso bariya abantu. Kuko umuntu wanditse mu gitabo cy'ubugingo, uwo yashaka amafaranga ntashaka yatunga, ahubwo ashaka amutunga. Mubyumve neza, umuntu wanditse mu gitabo cy'ubugingo ntago ajya ashaka amafaranga atunga, ahubwo ashaka amafaranga yo kumutunga. Abantu bose bavuga ko amafaranga yabuze ntabwo ari abatayafite, ahubwo nuko bashaka ayo batunga. Umuntu araba afite konte cyangwa afite amafaranga, afite amazu, afite ubushobozi, afite iki, ariko mwahura akakubwira ati amafaranga yarabuze. Impamvu ni iyi, si uko atayafite, ahubwo arashaka yatunga. Bibiliya tubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, aravuga ngo niba dufite ibyo kurya n'imyambaro bidukwiriye ngo tunyurwe nabyo. Ese ibyo kurya n'imyambaro bidukwiriye ni ibi? Nibyo, imyambaro idukwiriye niyo wambaye aka kanya, ibyo kurya bigukwiriye n'ibyo wariye, n'ibyo uriye aka kanya. Naho ibyo ubitse mu nzu ntabwo ari ibyo bigukwiriye, kuko ibyo ubitse mu nzu ntabwo uzi neza yuko ejo uzabihasanga, ntabwo uzi neza yuko ejo uzahageza ngo ubirye. Ibyawe n'ibyo wariye. Kubera ko rero gushaka amafaranga byaduhumye amaso, bikatwibagiza kode, bikatwibagiza ko turiho tugwa mu mutego. Abantu bariho barashaka gutunga amafaranga, kandi biratubwiye ngo gushaka kuba abatunzi b'amafaranga ngo bigusha mu mutego. Umutego wa mbere ngo ni ukugwa mu moshya. Amoshya ubwo urayumva? Amoshya ni ikigeragezo. Nshuti yanjye tega amatwi, amoshya uyumva. Yenda ushobora kuba yenda ari ubwa mbere wumvise ijambo cyangwa wararyumvise, ariko nongeye gusubiriremo. Amoshya ni ikigeragezo kizanywe no kurarikira. Nta muntu udahura n'ibigeragezo. Ibigeragezo biraba, nanjye mbirimo, ariko amoshya ni ikigeragezo kibyarwa n'irari. Icya kabiri, gukunda ubutunzi bituzanira ngo bitugusha mu mutego, kwinjira muri situation yombi utabizi. Pole, buhoro. Ariko iyo usomye mu Migani 1:17 aratubwira ngo ngutega umutego, ikiguruka kiwureba ngo abayirivije ubusa. Okay, none ko Satani rero atega imitego, kandi natwe turiho tuwureba, kuki twanga tukawugwamo? Kuki abantu bariho banga bakagwa muri uwo mutego? Kandi watezwe, Satani nta kibikora yihishe, asigaye atega umutego mu mafaranga, akawutega mu mutego, abantu bakagenda bakawugwamo. Icya gatatu, ngirari ryinshi ry'ubupfu ryangiza. Irari ryinshi ry'ubupfu, uzi ko ngo gushaka ubutunzi bigusha mwirari ryinshi ry'ubupfu ryangiza? Mwabyumvise? Kubera iki? Umuntu aragira amafaranga, ugasanga nibwo amuteye irari ryo gushaka yanje, ryo gushaka. Urumva? Ariko se nshuti yanjye, ubu murabona ibintu amaherezo azaba abantu bazirukanka kugeza ryari? Twavutse dusanga biruka, n'ubu bariruka, tugiye kuva kuri iyi si dusiga biruka. Urabona kukwiruka kuzageza ryari? Icya kane muri mu cyumba, gukunda amafaranga ngo bitera ubwoba, ngo bizana ubwoba, ariko butewe n'ubundi bwoba. Urumva, kugira ubwoba, ugasanga umuntu afite ubwoba, ariko
adashobora kugusobanurira ikintu cyamuteye ubwoba, ariko wamureba ukabona afite ubwoba, wakwicara mu rusengero ukabona abakristo bafite ubwoba, wagenda mu nzira ukabona bafite ubwoba, kandi ikimuteye ubwoba ukabona ntabwo kigaragara. Ni ubwoba bubyarwa n'ubundi bwoba. Kubera iki? Ni amafaranga, ni umutima wo gukunda amafaranga. Icya gatanu, gushingura imbago z'agakiza kugira ngo ubone amafaranga. Niba hari ikintu, ubundi agakiza kagira imbago, kagira korone, kagira amapoto tutagomba kurenga. Ariko kubwo ubushaka amafaranga, wamara kugenda wakira hari gutira irore shaka amafaranga, ukavuga utari ko se nishaka amafaranga nkavuga neza, nishaka amafaranga simbeshye, nishaka amafaranga nkavuga ukuri, ntabwo ndi buyabone. Nuko none ugashingura zambago ukagura kugira ngo ubone amafaranga. Ikintu wakiranguye angahe? Nakiranguye 7,000 kandi warakiranguye 5. Ugashingura imbago kugira ngo ubone amafaranga. Shuti yanjye, iyo ushaka amafaranga ugomba, uri umukristo wanditse mu gitabo cy'ubugingo, ugomba gushingura ntugomba gushingura imbago z'agakiza. None iyo ubundi hari ibintu bitagurishwa. None se Yuda yarananiwe gushakisha ibindi bintu yakuramo amafaranga kugeza ubwo ashingura imbago akagurisha na shebuja. Uzabisoma muri Matayo 27 guhere ku murongo wa 1 umanura ugeze kuri 3. Yagiye kugurisha shebuja, yari yabuze ibindi bintu yagurisha, ariko kubera gushaka amafaranga, kubera gushaka amafaranga ashingura imbago. Icya gatandatu, kugira amafaranga agusha mu mutego wo kwitwara, wo kugira imyitwarire itandukanye n'ikigero urimo. Usanga umuntu urumva ikigero urimo, burya hari ikigero tugeramo ugasanga icyo kigero kiragufasha kiragutegeka kwambara gutya, kiragutegeka kubaho gutya, kiragutegeka kuvuga gutya, ariko kubera amafaranga akagutegeka kuvuga, urumva, bitandukanye n'ikigero urimo. Kubera amafaranga ugasanga umugore arambara muri ubu buryo, ugasanga umwana w'umusaza ari mu bana, mbese muri makeya ni amafaranga amushuka, akagera igihe yumva ngo ashatse kwisazura no kugira gute. Ibyo bintu byose ni amafaranga. Shuti yanjye, icya karindwi, amafaranga utega amatwi ikintu kandi muraza kubona ingaruka. Amafaranga, gushaka amafaranga ukayashyiraho umutima ukiruka, bituma ubura umwanya w'umuryango. Umugabo akabura umwanya w'urugo, umugore akabura umwanya w'abana, umugore akabura umwanya w'urugo, umugabo akabura umwanya w'abana. Mbese muri makeya amafaranga ugasanga akavaho mu rugo akagera mu rugo akasiga abana ntibamubone ngo ari warashaka amafaranga. Ariko se nshuti, ubu ngubu abana ngizo televiziyo nizo ziri kubarera, ngizo telefone yaza byamara kumuyobera agafata telefone agabahaye abana, ngizo za interinete, ngizo imbuga nkoranyambaga, ngizo za creche cyangwa se amainterina y'abana batarageza igihe, ugasanga umwana w'imyaka 5 bamuhambiriye valize ngo agiye kwiga bayo. Shuti yanjye, murabona ibi bintu muriho mukreya, ibyo byose ni amafaranga kandi tuzasarura ingaruka zabyo. Umwana azagenda yunguka imibare ariko aza ari umusazi. Umwana azagenda aza geography ariko aza ari umusazi. Umwana azagenda azi physique, azi ubugenge, yarize shimi, ari umuganga ukomeye ariko adashobora kwivura. Nagira ngo mbabwize ukuri, ibyo byose ni ingaruka z'amafaranga, ni ingaruka z'inyamaswa, ngo ntawe utazayiramya, ntawe utazayikurikira. Icya munani ni urwango hagati y'abakristo. Iki kintu mucyumve cyane, urwango hagati y'abene data bapfuye amafaranga.
urwango uyu munsi, urwango mbese ubu ngubu ugiye nko mu itorero, mu rusengero, abantu basengana hirya no hino, ukakora evaluation, ntago babikubwira, ariko babikubwira byageze kure. Abantu bafitanye accrochage kandi bapfuye amafaranga ni benshi, ni umubare munini, ndetse rya jambo rikazabaviramo inzangano. Kandi biratubwira ngo uwanga mwene se ni umwicanyi. Uzabisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:15, uwanga mwene se ni umwicanyi, ni umwicanyi. None se kwanga mwene so icyo mwapfuye ntukimbwire? Uzi ko umuntu yanga umuntu yarangiza ugasanga arashaka kwerekana riguma, kwerekana impamvu yamwanga. Ntayibaho. Na Kristo yadukunze twebwe turi abanyabyaha. Icyacyenda, ingorane twagize kubera amafaranga. Icyacyenda nuko nuguhoza umutima ku butunzi, guhoza umutima mu kigega. Bibiliya itubwira muri Mateyo 6:20 ngaho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uba. Niko Bibiliya ivuga. None babwiza ukuri kw'Imana, ni Bibiliya ibivuga ibyo bintu. Aho ubutunzi bw'umuntu buri, aho tuba twinvestisa, ntumbeshye. Ntabwo wakwinvestisa hano ngo hanyuma umutima wawe ngo uzawujyana aho Yesu yagiye kwinvestisa. Reka nuko havuga mu magambo, ariko umutima wawe uraho ubutunzi bwawe buri. Icyacumi ari nacyo cya nyuma, ingaruka abantu bari guhura nazo zitewe n'ubutunzi. Icyacumi ni ukwica umurimo w'Imana kubera gushaka ubutunzi. Twatanze imihamagaro hirya no hino. Abatanze umuhamagaro w'ubudiyakoni, abatanze umuhamagaro w'uburirimbyi, abatanze umuhamagaro w'ubupastori, abatanze umuhamagaro wo kuba mu nzu y'Imana bakubura, abatanze umuhamagaro wo gukora imirimo mu nzu y'Imana irahari myinshi, ariko kubera gushaka amafaranga, nshuti yanjye, umurimo w'Imana ugapfa. Naho hagere ukaza warushye umeze ugwa nk'igiti, umurimo w'Imana warapfuye kubera umurimo w'Imana, kubera amafaranga. Uzabisoma neza mu gitabo, mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 10, uzahabona umuntu witwa Dema. Yari inshuti ya Pawulo magara, yaramufashije, yagendanye nawe. Ariko igihe kigeze, Bibiliya iratubwira ngo Pawulo yandikira bene se arabwira ati, Dema nubwo mwari muzi ari inshuti yanjye, munsure, mungemurire, mugire gute. Yari anafunze, ariko afunze mu buryo yishakiraga ibyo kumutunga. Urumva? Arabwira ati, abwira abi Filipi, abwira abo inshuti ze, arabwira ati mungereho, munsure. Dema yaransigiriye, yaragiye kuko yakunze iby'isi. Bangahe se bamaze guta umurimo w'Imana kubera amafaranga? Imana rero ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, Imana ikomeze kubigisha. Iyo urebye igihe dusohoyemo, iyo urebye igihe turimo, ubona ko turi mu gihe cy'ubuhenebere buteye ubwoba. Kivugwa mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 3:1 kugeza kuri 5, havuga ngo abantu iminsi y'imperuka izaba ari ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda, birarira, bakunda impiya, bibona, indashima, babeshyera abandi, ngo batihanganira n'inyigisho nzima, bafite ishusho yo kwera, ariko bakabihakanisha imbaraga zabo. Imana rero idufashe, Imana itugirire neza, kandi Imana irusheho kubasobanurira
umwuka wera abereka iyi nyamaswa. Satani kuva kera yararwaye umuntu, ariko amaze kumenya ko umuntu akunda amafaranga, Satani aca muri ya mafaranga ayahindura amabi, ayahindura igikoresho, ayahindura umutware, kandi yari umukozi mwiza, amafaranga yari umukozi mwiza. Ariko Satani amaze kuhagera afata ya mafaranga ayahindura umukozi, twebwe duhinduka, ayahindura umukoresha, twebwe duhinduka abakozi. Umuntu ahinduka umukozi w'amafaranga, ahinduka umucakara w'amafaranga. Nshuti yanjye, numara kumva inyigisho ufata icyemezo kandi ufata icyemezo cya kigabo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana ibiteho mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.